imodoka zose zidakoresha amashanyarazi cyangwa se izi modoka zisanzwe zikoreshwa na essence cyangwa se mazutu ntabwo zizongera gukandagira mu mujyi wa Kigali kuva umwaka utaha wa 2026. Angaha ni inkuru yabashije kuba yababaza abantu benshi, abandi irabashimisha, ariko nukuvuga ngo leta y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga yuko guhera umwaka utaha izi modoka zose za KBS, izi modoka zose zisanzwe zitwara abantu ariko zidakoreshwa n'amashanyarazi itazongera, nta bisi izongera gukandagira mu mujyi wa Kigali. Urumva ni igihombo gikomeye cyane ku bantu bari basanzwe bafite zino modoka zitwarwa na essence, ariko nanone hari ibyiza byinshi nkuko tugiye kubireba ndetse n'ibibi. Hari ibintu bibi ndetse n'ibyiza byinshi by'isi modoka zitwarwa n'amashanyarazi nkuko tugiye kubireba, kubera ko uno mushinga wo kugira ngo umujyi wa Kigali ube utekanye n'abantu bihuta bagenda ku buryo bwihuse, banki y'isi yabashije kuba yatera inkunga umujyi wa Kigali iguhereza miliyoni 100 z'amadolari. Ubwo urumva ni miliyari nyinshi zirenga 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Noneho tugendeye ku byiza by'izi modoka cyangwa se ikintu gishimishije kuri zino modoka zitwarwa n'amashanyarazi, nuko icyambere cyo ni imodoka igenda ituje, mu gihe ubundi imijyi ifite zino modoka z'amashanyarazi nta rusaku wumvamo, kumwubyuka umva urusaku mu mujyi cyane nk'abantu baturiye umuhanda nta rusaku ziteza. Noneho ikindi zirahendutse kuba wazikoresha nyine kubijyanye no kuzifiringamo, gucaginga batiri yazo biba bihendutse, ariko tugiye kureba n'ibibi byazo nyine kuko nabyo birahari. Ni ukuvuga ngo essence ibiri ku giciro cyo hejuru, ariko gucaginga zino modoka zikoreshwa amashanyarazi ni ibintu bihendutse, biba biri hasi cyane, aho usanga igiciro cya essence gishobora kwikuba gatatu ugereranyije n'igiciro cyo kuba wacaginga cyangwa se washyira umuriro muri bateri z'izi modoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Noneho ikindi ibifite ikoranabuhanga rimeze neza, aho ushobora kuzagenda ubona harimo na za GPS, umenya ati bimeze gutengeze hehe, ibintu byose nyine ifite ikoranabuhanga rihambaye. Ariko nk'ibintu bibi bya zino modoka nuko icyambere cyo bateri z'izi modoka ziba zikozwe muri cobalt ndetse na lithium, kandi iyo cobalt na lithium ni ibintu cyane 70% bya cobalt na lithium bikurwa muri Kongo. No kuvuga ngo abanyamerika cyangwa se bano bantu b'abashinwa bazikora n'abantu b'explore cyane Kongo, bakaba bashobora no guteza n'intambara ibintu nk'ibyo kugira ngo bazabashe kubona ino lithium ndetse na cobalt bakomeze bikorere amabatiri y'amamodoka y'amashanyarazi bagurisha. Ariko Afrika cyangwa se hano muri Kongo cyane kubera ko ari ikunda kubarizwa n'ahandi irahari cobalt na lithium, ariko ntabwo ari ku kigero kinini. Urumva deja ibinyabuzima cyangwa se environnement ni ibintu bibe bishobora kwangiza ikirere, ni ibintu bishobora guteza umutekano muke kugira ngo bakomeze bayicukure, ni ibintu byangiza imigezi, ni ibintu byangiza ibidukikije, bityo bishobora guteza n'indwara. Noneho ikindi kintu, ino modoka kuyicaginga cyangwa se ino batiri yayo kugira ngo ugende uyefiringe bitwara igihe kinini, ni ibintu bishobora kugutwara igihe kinini, bitandukanye nuko ugenda ku mupompiste baba bakora ku ma station bagahita bagushyiriramo essence mu modoka yawe bagafiringa ukigendera mu minota 2, ariko hariyaho kuri zino modoka ni ibintu bigutwara igihe kinini. Ariko nanone ikaba ari imodoka yihuta ishobora kugufasha kuba wagera aho ugera nyine mu gihe cyoroshye. No, ikindi kibazo cya zino modoka zikoreshwa n'amashanyarazi ni imodoka zihenze cyane, ni imodoka zihenze, aho kugira ngo ube wakwigondera ino modoka ni ibintu bihenda cyane. Na bisi n'izi modoka zisanzwe ziba zihenze, ziri ku giciro cyo hejuru, ni ibintu biba byashobora kugutwara igihe kinini kugira ngo amafaranga menshi cyane kugira ngo
ube wagura ino modoka. Noneho ikindi, iyo ishaje, iyo ino batiri y'izi modoka ishaje, irahenze cyane. Ntabwo mu gihe ino batiri yashaje kugira ngo ubashe kuba wagura indi batiri ushyire mu modoka yawe itwarwa n'amashanyarazi, ni ibintu biguhenda cyane, ni ibintu biba bihenze bitari ku giciro gitoya. Noneho tuzakomeza tugenda tureba ese zino modoka abaturage murabyakira gute, cyangwa se turabyakira gute twebwe nk'abaturage. Ase abashoramari bo muriteguye kugura zino modoka? Ese zino bisi zakoreshwaga KBS zisanzwe zigiye kwerekeza mu ntara, zibe zajya no muri Kongo, zijye Goma, zijye Bujumbura, zijye Burundi? Nibyo bintu tugiye kuba twareba. Ariko igihari cyo umwaka utaha mu kuva mu kwezi kwa mbere 2026 hano i Kigali turatangirana gukoresha zino modoka z'amashanyarazi. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi, ukaba wakanda no kuri like, unatubwire ese urabona wowe ibi bintu bizagenda bite? Urabona ibi bintu byo kuba Kigali igiye gukoreshwamo na zino modoka zikoreshwa n'amashanyarazi, urabona wabyakiriye gute, cyangwa se urabona bizatanga uwe musaruro? Turakomeza tugenda turebera hamwe n'izindi updates hano. Wewe gusa wibuke gukora subscribe byonyine. Ciao ciao.